Maya sinkavugane nawe ngufate telefone kandi narabikwiyamye Maya. Narabikwiyamye nkeneye kuzanyumva, sibyo? Ndebera uvuga yewe. Mwumva se kumva bibiki? Wowe uranshinzwe. Ushinzwe ubuzima bwanjye. Ushinzwe ubuzima bwanjye wagira bikorera ukatakurabukara ku ruhande. He. Ako Maya uzi ko ari musaza uri kuvugisha gutyo mukuru. Ntabwo ndi mwana wawe. Enso. Muri uyu muryango ninjye mukuru. Enso. Ninjye ushinzwe ibintu byose, nshinzwe n'amagambo uvuga. N'ibikorwa byawe. N'amagambo uvuga. Kandi umwana w'imyaka 2 se. Ndumwana w'imyaka 2. Ndumwana w'imyaka 10 se. He. Maya nkubahiye ko hano turi mu kazi. Ariko n'undi munsi nyine ngo control uburyo ukoresha amafaranga, ibyo ukora, izo nkunda rubyino hanyuma uri kuyakoresha ndakukontorora. Kubanza icyo mvuga. Nanjye nshaka kubanza reke mvuge. Ohe. Wagira bikwiriye bita kuri ku ruhande. Maya this, Maya that. Yes, Maya this izo nonsense n'ibintu wirirwamo bidafite umumaro. Nk'umukobwa ugomba gufokasinga ku ejo hiwazaza. Ndi kurwana kugira ngo umere neza. But ibyo ni gusesa. Urabona ikibazo? Urabona ikibazo mfite? Urabona ndwaye? Mpagaze bwoba nta kibazo mfite. So I beg, please leave me alone. Maya. Leave me. Maya. Leave me. Ndagira ngo nkwibutse ko ibyo uvuga n'ibyo ukora bigiye kujya bigenzurwa nanjye guhera uyu munsi. Naguhaye uburenganzira bihagije ariko wanyeretse ko uri like you don't care. Okay? I don't care. So and I don't give a shit, okay? I don't care. I don't give a shit. So please leave me alone. Control your life, not mine. Okay? More than 20 years. Ndakwibutsa ko izo 20s I'm over that. Nishaka muri 50. I don't care. You are not my mother or my father. Nagutanze kugera kuri iyi si bakumaye n'inshingano uri mushiki wanjye. Kuri mushiki wanjye uri inshingano zanjye kuva kuri A kugera kuri Z. Please. Inshingano zawe ugenda uzimenyane n'abagore bawe n'ibiki byawe ngiye undeke. Okay? Mayo utazatuma ngukubita. Try. Utazatuma ngukubita. Try. Bituru umukobwa. Try. Mayo ni gasopo ya nyuma nguhaye. Ashaka wari yambere. You better listen. I don't listen to you. I don't listen. I listen myself. We will see. Asma. Mbongozi. Hari reba umwaka ushize. Ibuka ya pati twigeze kujyamo umwe ya kampani yari yabaye. Ibuka cyane cyari kintu. Kireba cyo kugumana cyo kimwe cyangwa ibuka wa mukobwa mwana wari wambaye inkweto. Wa mukobwa wambaye inkweto na umwibuka. Wa ndo wambaye shinete. Wa mukobwa wambaye inkweto na shinete na umwibuka. Asema kwa nyine kama twimana kumva mu leta kuri cyatuze ngo asije cyose nakazi igihe cyose nakazi nta kindi kintu wakumva wakora kitarakazi gusa basi ntabwo wareka tukanacinga tukanatera na story kibuze ariko amasara barayagiye last time n'ikimazeho nyese ubundi ibintu urimo gukora abantu n'ibihe barasa satatu nyese usatatu no kuza direct tujye mu kazi byibuze utabanje no kubagarira amasaha yandi ubanze witegure ubone kunjama neza Mani mu gihe turimo kuganira nuko byatse ese reka mbafate kamaze kandi sibyo abibona ute tutarimo gukora mu office twebwe byuzaremo n'abakobwa bari ugasenya kandi ibintu mbavuga biba byumvikana ibibazo turi kufite n'umukobwa nkajya mvuga ikintu kibazo cyawe nawe ukavuga baza rwawe n'agakobwa akabazo kakwe shaka bya biryoshye mu matwi none tugeze nk'umukobwa mwiza ngira urishako nk'amabusha niko akajya abari hano muri biro akaza urumva akajaza akanatubyinira akadususurutsa niko gatumansurira ukajya uhituza na bwa busere bwawe ugahita umufata muri zuki nanjye nkahita nza kiradoro nanjye nkahita kandi Mike ukanye sese sima n'ubwibiki wakwije tugakora akazi ubwo uri kuvuga ibiki
basi ntugerageza wowe mugaki n'icyo cyo kora kirara uzasanye mu rugo muri weekend duciriye none se duciringa ahangaha uri gukora iki reba nk'ibyo bintu uri kweditinga byarangiye urimo kujya gukararinga ngo uciramo umunsi warwaye stroke kubera guhora mu kazi ibyo ni akazi kawe ibyisi dore watumwe muri mashini kereka nka buriya mashini ifite nka rukuruzi ikajya ifata nk'ibyisubiramo cyane ikahita ibitunguramo ubwo wabyumva agiye bane kuguha inama kugira ngo naruhuke na relaxe kanigiraho wakari mfunganye umutwe ntabwo ngo haba harimo n'abakobwa urakora akazi cyangwa usohoye abiri nyandi baho 1 2 3 urakora akazi cyangwa usohoye 4 5 6 muri filime ugasanga nk'abari bakorana mu ofisi hazamo nk'agakobwa wenda umwe yazajya asohoka undi akaza akahita asanga bahise bahoberana bagasomana wenda nk'umuntu ari kubarebera mu kirahure agahita abona barimo barasomana agahita bifiza imyaka n'imibare bro mani imyaka wowe ufite iyo ari yo yose ugomba koroshya ibintu nta mpamvu yo gupanika uzarebe niyo mpamvu abantu bose banahunga kubera ko nyine biba nabyoroheje mbaganiriza nkabamenyerezamo nkanaba mansubira bikumva mansubira wari umeze neza rero iminsi yose biraho twizere ko n'iyindi izaza uzaba umeze neza se no kurwana n'ubuzima ntabwo biba byoroshye okay gusa ibiriho biravugwa nagira icyo nkubwira agatanga kabisa wenda tugakomeza tuganira ariko nagize icyo nkubwira feel free umuvandimwe ntarakurekura nagira ngo ushimire kabisa ko ntumbaze ngo ngiye kugushimira mu buhe buryo nangiye kubaza turi guserebura ibijyanye n'iki nta rurabo mfite okay so ibyo ngushimira rero uri umuntu w'umugabo cyane ku myitwarire wagiye ugira nyuma y'ibibazo uherutse guhura nabyo kubura famiye yawe ababyeyi hanyuma by'umwihariko ugakomeza kusa ikivi cyabo ukaba uri gutera intambwe mu kirenge cyabo kwitwara neza cyane ubona urimo gusigasira iriya mitungo basize ni ibintu byiza cyane maze iminsi mbona kandi si njyenyine n'abandi batabasha kubikubwira ni njye wawe reka nongere nkushimire kabisa uri umuntu w'umugabo merci kabisa komerezaho kandi nta n'ikindi bundi cyane kindi aje nshinganga ntago nabura gushimira ko nta wambere muvandimwe ntago wangiye kure ibibazo byose nanyuzemo wari uhari so umuntu w'agaciro bro kandi warakoze cyane utazi agaciro k'umuntu akamenya yari mu bibazo cyangwa se yagize ibyago bijya biragatsindwa kugira ibyago ukabura umuntu ugutabara ni bibi cyane warakoze cyane gusa ugiye kure mfite ikibazo cya Maya ngerageza ibishoboka byose ntacyo ntari gukora pe ariko wapi so ntacyo ntabwo utagize oya like ntabwo ashaka kunyumva ndamubwira agira gutya agakora gutya genda gutya urabona bimeze gutya dusigaye gutya nk'abana twenyine nta mubyeyi dufite tureberera but nyine ntagashaka nyine ntabwo nzi ngo ndakora iki kugira ngo byibuze abo umwana amenye ko ari twe dusigaye dufite ibintu byinshi byo gukora bro biragoye kabisa ntabwo muri kumwe muri urwo rugendo se nari ndimo nkubwira mbere
sinzi ikibazo afite, bisa nkaho ndi jyenyine. urumva umusore harya bakwita Sinaje ntanyibagiwe. Simwadani. wowe ndi mu mukino nawe ugomba gukora akazi kawe neza ugatanga raporo neza kandi nta munsi n'umwe ugomba gucaho utanzaniye raporo muri ofisi yanjye. Ikindi buntu bwakuruza abakozi ntabwo zishaka muri ofisi yanjye, ntabwo zikeneye kuzibona. Uranyumva? Ubwo uri kundeba gute? Yego mabshi. Ese mwagiye mumusiriye mu kazi kanyu? Ko ndi seri. Nawe urabibona. Kugera ku kazi ni saa 9. Gufata lunch ni saa 7 ntabwo ari saa 6. Uranyumva? Gutanga raporo saa 10 ugomba kugera impapuro ara muri ofisi nge nazibonye. Nta bintu byinshi. Urumva neza? Umushandi. Bakundeye abakozi nk'abagabo ubundi ishema yabakoye. Umuntu arakubwira wazamye ubundi uri mu biki? Aje muteze amatwi. Reka mubwira umusore. Uranyumva? Ntabwo nkunda umuntu ukinira mu kazi kanjye n'umunsi wa rimwe kuko nimusitaraho gato niyo kaba akantu kangana gutya icyo gihe sinzirirwe nirirwa nza kuvuga ngo hajya ngo ni deni ninde bakikuko ugende uzabikore narazi kuko ninza bizabikoresha uko kuntu uri kunyirebeshwa ubanze ujye kubona no kubasiriye mu kazi kawe. Mabshaka amusubiza. Wige no kwambara imyenda ikwiye pasi uri gutunza muri ofisi utateka. Umupira wa telefasi. Ahubwo divizwa nibagiwe kubwira kagiye nkuru ariko nanamaze kugira baramubwiye ko ngiye gushaka akazi ntambaza uko byari nari nanakorera akazi baragiye bari wansize watinye niriwe nganje nyine irungu ryanyisha ntabwo wakumeza ese wumva nose nzajya mu byambayeho nagiye gukoresha inzara ndebe ukuntu bangize numva umujinya akavuye kanyisha mu mutwe mba ntazi ukuntu meze simba nawe gukorera neza wagiye ureka reba ibi bintu rebera wabishyuye cyari umva nakorera n'umumama asa akavuyo afite amahane namenye agiye kunta amahane menshi tamwisha ndizira ntabwo nakwishyura yanjye muri iyi minsi akazi kanobuze tunari ndi gushima Imana ko ngiye akazi nakabonye bro wahagaze neza ntabwo wabinkora ntabwo bafite inkuru nk'iyo ngo uze watinze urangize uze wicare nyine iki gihe cyose utarabimbwira nanjye nategereje ko mbaza aje gusigara nyanga ntabwo nakongesha ahubwo nuko nategereje ko nabimbazaho mbona nta kintu bimbwiwe yenda avuga ati birayangiriye n'ishyari sakateye Imana ishimwe ntabwo wakumva ukuntu nishimye umva yisuye mbere kambwire mwana nabonye akazi ntabwo kagoye tu ariko nanone ni muri biro nsaba kwigengesera ubu nyine ngiye gupanga ibintu nyine nzajyana mu kazi nzajya nerera ipasi nanjye ukwezi nzajya mumenya ofa ni byose bizabikora cyane gusa that's my sister ubundi rero ukahita ujya no kuntekera nzongera gusubira mu kikoni noneho ibintu byose bisubishiraho ndariga wowe wirirwa mu rugo nese kwirirwa mu rugo bivuga ko okay nta kibazo nyine nuko ngukunda kandi uzaza urandemera it's okay nzabikora iyo byanga se karere ntabwo nabyangashije birabya buri munsi kahita ubihomba byakunaniye ni ukuri nta kintu kimwe ndi kumva cyakunaniye hano
Sharangi sinzi kubona byancanye nka bino ibi ngibi ndi kubibara nkabona sinzi njyewe murebe hano birasaba password okay hanyuma no ukuta uzaza kandi ibintu byoroshye wabisubiramo nta kibazo uzabira ni ubwo sinaba ndi kukwicira akazi oya nimba wifashije ko nta kibazo oya nabibonye ahubwo urakoze cyane aka kandi ko nibagiye konyine urabona arimo kubikora neza yabisoje rwose ni umunyabwenge cyane bino bintu nibyo neza superiye kari akantu gato kamisobye ariko nkeka ko ukuntu ari amaplikasiyo muri aya amapu dukoresha ariko tudakoresha kenshi nk'ibintu by'ibyangombwa hano bije vuba byo gushakira ibyangombwa mu gihe abakiriya baje bije vuba rero ntabwo hari kugira ibikoresha hagashiye igihe kinini yarabyibagiye ndabimwetse rero ubonye se arimo gufata furi oya reka nabonye biroroshye nta bidasanzwe akazi keza rero nawe akazi keza urakoze umushyitsi ndajyana umushyitsi okay ese wumva ko uri umusaza okay ni ubwa mbere ninjiye muri yise bitumye harya amazina y'amakuru Jasira rero wiyumve mwikaze umve yuko turaba ajya bavuga aba workmate turaba workmate icyo uzajya ukenera cyose buriya njyewe ninjye umuntu ufite amakuru yose akampani ubu ninjye bagombye kuba ari managing director uzi amakuru mfite umva namenye se igihe namaze nkorana n'ino kampani ba nyiri kampani muri kuvuga nyine ba boss bakuru nyine manager imana yarabitware baripfire narabakunda bakuru nyine ntabwo ari bariya nabonye oya ayese barabona n'ibiswende biri aho ngaho n'ibigeti nyine ababyeyi babo nibo bari aba boss bacu ushatse kuvuga ko baranabonye wishaka reka njye kuba amakuru yose okay manye avukana na boss mukuru waba ko ni ukuvuga ngo hano harimo kamera yuke okay ni ukuvuga ngo uriya Maya sibyo ndetse n'uriya Shema ibe ngute Shema uriya yitwa Shema Rambo uwo numvise bita Mike se n'uwo Mike niho uraza kumubona umusore w'ubugari none hari ukuntu agira adekasha agashaka akaza gusekura we ashaka kuki mu IT wa kampani so ni ukuvuga ngo rero uriya Shema na Maya ni abana ba nyino kampani nyino kampani papa nyine mukuru yari kumwe n'umudamu we bari bavuye mu bukwe
noneho bakora accident bitaba Imana. Bivuze ngo rero bari abana babo nabo yego nibo bahise basigara mu kampani. Yego so ku gihe rero cya papa wabo ni njyewe wari ushinzwe kumanaginga abakozi, bakajya bamara raporo nkazijyana kwa bosi, izo ubutumwa bashaka kubaha bakabuma, mbese abantu benshi ubonye Mike nguyu Mike tuzo akse umuco badutoje kuki utajya Mike cyo wiga umuco. Bajya bavuga ngo niba winjiye ahantu ukahasanga umuntu utazi ugomba kugenda ukamusuzuma ikeneye ikinyabupfura cye, ikinyabupfura bamusuzumishije. Ese mu magambo menshi uvuga buryo asa amagambo wowe ngwino usuzuma umushyitsi Nisi siyansura. naza ngo nongere umusuhuze mbibone ko nawe yakwakira. Ubu ikisi uri kwiga unaweza kusinyana hapo omba soza no ntabyintoki ase nayo nuba yo wajureka kunsebya oya basi obera just bitwa Mike wandi wambashije akubwira akubwira soza ntabwo twakora akazi mutasubira modera no ntabyintoki ntambira uryo bagita Mike